amahirwe yihariye mu gihugu no mu karere no ku mugabane twemera ko Imana ibaho. Ese ni amahirwe cyangwa ntabwo ari amahirwe? Ni amahirwe. Niyo mpamvu iyo tugiye ku ikindi dukora cyose tubanza kwiga ijambo ry'Imana. Kubera iki? Igishoro mwene muntu wese afite cy'ishema, icyubahiro, ubwenge, ubukire, umwanya arimo byose abikesha Imana. Niyo mpamvu iyo tugiye kugira icyo dukora cyose, yaba kujya kurya, yaba kujya gushyingira, yaba gutaha ubukwe, yaba mbese ikintu cyose tubikora ariko twishyize amaboko y'Imana ngo twumve ijambo ryayo. Mbese tubanze tuyibuke iyo soko y'ibyiza. Reka rero tugiye gukomeza mu mwanya n'ubundi mugufi dusenge. Bagira ubwenge, bageze mu mwanya wo kubaka izabo, turagusabye kugira ngo uzamwubakire wabere umuganda ukomeye utibinde tubishimire izina ryawe. Natwe abagutashye duhe kubifuriza ibyiza ndetse aho bishoboka tunabibafashemo tubishimire izina ryawe. Tubyambaje mu izina rya Yesu. Kino z'amajyambere hariho kubaka atabanje fondasiyo. Ese wanezezwa n'inzu nziza idasakaye? Bigaragara neza ko kubaka urugo n'ubundi byagira agaciro cyane imbere y'umuntu usanga zishyirwaho. Niho wamenya neza ko bibanza gukora. Ntabwo ndi bujye muri byinshi. Imigani 24 umurongo wa 3 n'uwa 4 hatubwira ngo ubwenge nibwo bwubaka urugo. Inzu zubakwa n'amabuye, zikubakwa n'ibiti, zikubakwa n'amatafari n'imisumari, amabati, ariko ubwenge bwo byagera ku rugo rwo rukubakwa n'iki? N'ubwenge. Ubwenge ni ikintu gikomeye, ntabwo ari ubuhanga, ahubwo ubwenge ni ikindi kintu gikomeye kirenze ubuhanga. Ngo bivuze ngo umuntu ashobora kubaga umuntu, agashobora no kubaga ikirayi n'ibyo, agashobora no kubaga ikintu akagiteranya kabaho, ariko kubaka urugo bikamunanira. Ubwo bivuze neza ngo kubaka urugo ntaho bihuriye n'ubwenge n'ubuhanga, ahubwo bihuye n'ubwenge gusa. Noneho muri icyo gitabo cy'ubwacyo gusa cy'imigani hatubwira amagambo agira ku murongo wa 3, ubwenge nibwo bwubaka urugo kandi bukomezwa no kujijuka. Kugira ngo rukomere bubakwa n'ubwenge, rugakomezwa no ku muntu ajijutse. Kujijuka kuvuzwa hasi gusirimuka, kuko abantu bajya babyitiranya. Umuntu ashobora gusirimuka, iyo ujya gusirimuka no kujijuka, kujijuka bariga, gusirimuka bakigana. Urumva rero ko yose ntabwo byangana minervare. Umuntu agiye kwiga ari utange minervare byamusaba umwanya munini. Bamwe bize primaire bigakuva mu wa mbere mu wa 6, bumva bidashizwe bigatangira uwa mbere, umukuru bagera muri secondaire bararangiza bajya muri université. Ubwo ni uko kwiga, ariko uwiga nawe bisaba igihembwe cyangwa minervare nyinshi. Gusirimuka wabireba mu gitondo n'igoroba wabimenya. Niyo mpamvu urugo rwo rukomezwa no kujijuka, kumenya niko kuzuza muri rwo muri bintu byose by'igiciro cyinshi n'iby'igikundiro. Umurongo wa 5, umunyabwenge arakomeye kandi ujijutse ni mukundana. Umunyabwenge burya agize ati arakomeye, umunyabwenge arakomeye. Ntabwo ari imiti yo ku mafero wabona ibyinshi, ntabwo ari ukubona ibisigira binini. Umunyabwenge burya agize ati arakomeye, batabanje gupima ibiro. Ba data nibo nasanze uwo mugari ntabwo nzi wari ubanje, ntabwo nari nakwirira amateka y'aho utangiye, aho bavuze ngo ubwenge bwabo sukuzwa inzira. Ubwo nubwo waratari babona abantu banini, uwo bari bazi kuvuga bari ikindi, sibyo? Noneho aha rero ubwenge nibwo bwubaka urugo. Bwubakwa n'imigani 3 ku bantu bazi iby'iyobokamana. Mu iyobokamana bisaba ibintu 3: ni ukubaha Imana, ni ubwenge, no kumenya inshingano. Ibyo ni byo bintu 3: kubaha Imana, ubwenge, no kumenya inshingano. Uvuga ngo umuntu wese ugiye kubaka agomba kumenya neza ko agiye kumenya ko agomba kubanza kubaha Imana. Kubera iki? Amabwiriza y'Imana iyo agendeweho n'umunezero w'umuryango uboneka. Iyo yahushijwe amahoro make ararutaha. Niyo mpamvu akwiriye kubanza habaho kubaha Imana. Abakozi kwibaha Imana ni ukuri. Iyi migani 8:13 aratubwira ngo kubaha Imana ni ukwanga ibibi. Iyo umuntu yamaze kwanga ibibi aba yubashye Imana. Ntabwo bakoze ibintu byinshi, ahubwo umuntu amaze kwanga ibibi mu buzima bwe aba yubashye Imana. Ngo n'agasuzuguro n'ubwibone n'ibyo nanga. Urumva ko umuntu wese
yanze ibibi, akanga agasuzuguro, akanga n'ubwibone, yaba arangije kubaha Imana. Ingingo iheruka ya 4 igize kubaha Imana ngo n'akanwa kavuga iby'ubugoryi. Iyo wanze ibibi, ukanga gusuzugura, ukanga ubwibone, ukanga akanwa kavuga iby'ubugoryi, umurongo w'abaha Imana ugezeho. Uko niko biri kubwiye ni Imigani 8:13. Ingingo ya 2 ni ubwenge. Ubwenge n'umushumba. Ubwenge ahandi ni ubwugamo mu Mbiza 12. Ubwenge ni ubwugamo kuko ubutunzi ari ubwugamo. Akamaro ko kumenya naka, akamaro ko kumenya bita avantage de la science. Kugira ngo umuntu bigaragare ko azi neza, nuko ubwenge burinda ubugingo bw'ufite. Ubwenge burinda amaraso ye, bukarinda abasirikari be, bukarinda amagufa ye, bukarinda abana be, bukarinda umugabo n'umugore, bukarinda urubyaro, bukarinda umubano, ubuvandimwe. Ubwenge ni ubwugamo. Iyo umuntu abugezemo aba yitwikira, uramutwikira nk'uko muri kureba aya mahema dutwikiriye imvura yo kutugeraho. Iyo umuntu afite ubwenge buramwunganira, ntabwo yakwiteza akaga. Niyo mahirwe ntiyanubwo yagateza abandi. Ariyo mahirwe yo kugira ubwenge. Birakenewe n'umuganda wa 2 ugiye kubaka urugo. Umuntu akeneye kubaha Imana, kugira ngo mugira inama. Umuntu akeneye ubwenge kugira ngo ajye kwiyobora, ariko abakeneye no kumenya inshinga. Ntabwo ubwatangiye kubahiriza. Mu gitabo cyitwa l'essentiel de l'évangélisation salutaire, paji yacu ya 314 hatubwira neza ko umugabo afite inshingano enye iwe n'umugore akagira inshingano enye iwe, barazinganya. Impamvu ni uko barareshya n'ubwo atari kimwe. Baravuze ngo différents inséparables, baratandukanye ariko ntabwo byaba batandukanye, kandi bagize bate baratandukanye. Noneho muri izo nshingano, iyo umaze inshingano ze n'undi akamenya inshingano ze, baba bari kwameze nk'ibiti bibiri bigize urwego. Sobanuraho gato cyane, buri kintu cyose ndagikoraho nihuse. Yarangiza iyo n'ingingo 3. Iyo umuntu ashaka kubaka urugo rwiza agomba kubaha Imana. Iyo umuntu ashaka kubaka urugo rwiza agomba kugira ubwenge. Iyo umuntu ashaka kubaka urugo rwiza aba agomba kumenya inshingano zimureba. Ibyo byaba ari akaga gushyingirwa umuntu umaze kurenza imyaka 20 cyangwa yujuje. Yarangiza wamusaba isabune agatongana, wamubaza ko atarahisha agatongana, cyangwa se ukazayitanga amafaranga yo guhaha kandi ukajya kongorera n'umukozi umwongorera ko ushaka n'isosi. None ukagira abagore babiri, ukagira uwo mu buriri n'uwo mu bwikoni, aba ari ishyaka. Niyo mpamvu ari byiza gushyingirwa ariko usurobe iki n'inshingano kugira ngo kibe byiza cyane. Aya magambo mvuze ko ari 3 aboneka mu gitabo cyitwa Ministère de la Guérison, mu kigo kitubwira ngo au fondateur du foyer. Ndajya rero ku ngingo ya 2 uko mfite ibika 3. Yarangiza igika cya mbere kivuyemo. Iyo umuntu agiye kubaka urugo agomba kubaha Imana, agiye kubaka urugo agomba kuba afite ubwenge, agiye kubaka urugo agomba kuba azi inshingano z'abubatsi. Iyo natambutse kugira ngo tutazatira abajyanama n'abakozi kandi twaramaze gushinga urugo. Ejo ababyeyi bakazagira ingorane yo gufatanya kubaka izabo bashaje no kubaka izacu turabasoma, cyaba ari ikibazo. Ku ngingo ya 2 ni ibintu bigera kuri 10 bijya bisenya ingo nyinshi. Ntabwo zose zisenyuka, ariko zose siko zibayeho neza. Niyo mpamvu abenshi muzumva ngo nyinshi zirara zigahita ngo zirara zishya. Ingo za mbere zisenywa n'ubugoryi, iza kabiri zisenywa n'ubutangami, iza gatatu zigasenywa n'ubusambo, iza kane zigasenywa n'imico mibi, iza gatanu zigasenywa no gusesagura, iza gatandatu zigasenywa n'ubwomanzi, iza kane zigasenywa n'imiryango bakomokamo mibi, iza munani zigasenywa n'ubukene, iza cyenda zigasenywa n'uburwayi, iza 10 zigasenywa n'amajyambere. Iyo ni inzira 10 ziya zisenye. Iyo ugiye kubaka urugo, ugiye kugira ubwenge, ugomba kumenya neza ngo kimwe muri biri kitazashingwa mu rugo rwawe gasenya. Ndaza kubisobanuraho gato cyane kandi hose ndahanyura nihuta kubw'impamvu. Ubugoryi, umwigisha uhavuye amaze kutwereka neza ngo hari icyo yavuze mu Gifaransa ngo hariho za fona za foro. Inyuma byonyine ubwabyo gusa hari ikintu kimwe kimeze nka housing cyo gufunika gusa. Bagenzi bacu baraza kwibukamo abo twari turi kumwe. Hari umuntu bazimanye, ntabwo yagaye izimana,
ahubwo yagaye icyizere yabanje ni umuntu wari ushobora yabanje iminsi biratarya agera mu rugo rukennye ariko rw'abanyamaguru niho abantu bajya bagira imvura kandi ari iki ari abakene hari abandi ziza uko biri gusaguka ariko yewe yari umunyampa wari uko ari umukene abantu baramwinjirana niba bari bashoboye babona mu nzara ariko ntabwo kurya afite ariko afite ibakure nziza bazazana ibakure nziza y'amabara ipfundikiye ariko imbere harimo ibijumba bibisi nabo bari babiri maze atereka imbere yabo k'abantu bizeye ko bashonje kandi ko babonye ibakure bibwira ngo n'imbere mu ibakure harimo iki harimo ibakure nuko abe harimo ibiryo nuko bapfundiye basanga harimo ibijumba bibiri bibisi icyakora ko bari bashonje umwe afata kundi afata ikindi koko bibaganiza ariko ntabwo inzara ntiyakize ngo ingane n'icyizere bari bafitiye y'abakuru ubwo burya yari ifite foru ariko itagira foru rero bigaragara neza ko abantu benshi cyane bajya mu gakingo ariko zifite foru ariko iyo hirya imbere muri nyiramu nta kirimo bikaba ari ikibazo rero ntabwo mbatinya ubugoryi bushobora gutuma ujya mara gushyingirana n'undi ndatanga icyitegererezo nanjye numvishije ntabwo nakibonyeho muri aya mezi y'u Rwanda habamo ukwezi kwa karindwi bita Nyakanga bahita Nyakanga bitewe no kuba impeshyi yaratangiye mu kwa gatanu izuba ryambutse mu kwa gatandatu ubwatsi bukuma mu kwa karindwi ikitwa Nyakanga ya Ngibyeyi noneho yarangiza kuko ingiri bwanduruka kandi ntihaye ubwo rero byagiraga babaga baragize mu kwezi kwitwa kwa kane kwitwa Mata kuko hirya ya Gicurasi n'ubundi imvura y'ugaryi isa n'iguhita ukwezi kwa kane kugira ubwatsi inka zigahaga zigakama nuko bacuriraga rero iki Nyakanga icyo gihe ari amata yo mu kwezi kwa kane bagacunda bamara gucunda bakabika amavuta azakoreshwa mu guhaha ibyo kurya byo mu kwezi kwa karindwi yarangiza inzara yateye maze umugabo arisonzesha arakama ntiyacura inyana kandi ntiyahaga ariko acundira Nyakanga akamira Nyakanga umugore nawe aracundacundira Nyakanga ariko ntabwo yari azi Nyakanga ashaka kuba muri kuruza isemwa n'ubugoryi nuko umugore aracunda ukwezi kwa gatatu aracunda ukwezi kwa kane ubwabyo agomba gucundiramo guza amavuta arangije ubwo bwabyo bwe bwuzuye ahagarara ntaya ku nzira abona umugabo uri gutambuka ati wa mugabo we ntabwo yaba ari wowe Nyakanga ndati uramushakira iki ati umugabo yaragishe asiga ambwiye gucundira Nyakanga none ubwabyo aracundira nabikaga mu mavuta nashyiragamo amavuta ndesheje ruruzuye none nandiga umubonye yashobora akajyana ibye kabona ukuntu ntangira ati nicyo mu kwezi kwa karindwi Nyakanga utari Nyakanga yari yarajyanye ibye Nyakanga igwa naho umuryango irataha barushema n'iki bigaragara neza ko ingo biramutubwiye kubaka ariko ufite iyo ubwo burebure n'ubwo bunini ufite n'iyo nzobe reka mbwira igitsina gore babwire ngo amaguru manini ntabwo ibirayi binini ntukayarate ntabwo n'ibitoke binini ntabwo n'isosi iryoshye niyo mpamvu nta kuyarata cyane cyane ko nta n'isoko aremaho nibura bazakurangire bazavugira bati hariya hari amaguru manini niyo mpamvu ingo nyinshi ziserwa n'iki n'ubugoryi yarangiza ugasanga ibyari kubakiza barimujije ahatari ngombwa yarangiza igihe byari bikenewe basanga ntabyo baramaze ubwo rukaba rushenwe n'iki n'ubugoryi inkingi ya kabiri ni ubutandatu buriya bibaho umuntu agatana akaba icyo bita maraduwa agakora icyari kujya imbere akagishyira inyuma icyari inyuma akagishyira imbere yarangiza icyari ngombwa akagishyira ahasuzuguritse icyari gisuzuguritse akagishyira ahari imbere kikaba ari ikibazo yarangiza ubwo nabwo ukagira rutse nabwo ugasenyuka ntabwo agomba kubisobanura ndashaka kwihuta cyane ku ngingo ya gatatu ni ubusambo ubundi muri ibi harabanga umutsima ngo akavuga ati umutsima urira wahishe uranyura ariko ntabwo abapfuye ariho basamba ubuzima muri kureba ku isi ntabwo umuntu yubahirwa icyo ari cyo ahubwo yubahirwa icyo amaze igihe cyose utari washaka icyo umaze mu buzima ahubwo ugaharanira kubaka icyo uri cyo uba wibeshye
niyo mpamvu kubamva b'igifaransa ndaza ko aha dufite abanyamahanga bumva igifaransa gusa ko ndagaca mu kinyarwanda ndagaca mu gifaransa agasobanura mu kinyarwanda ngo naho yakumvishe baravuga ngo les bons fruits protègent l'arbre. Imbuto nziza nizo zirinda igiti. Ushobora kugenda ngize ugasanga umuntu agasuka akamuhingira ajya agenda agatwaye ku rutugu yamara guhinga akagahanagura akongera akakubita ku rutugu mbese uwikoreye isuka n'isuka bose n'indi umutanyumishije ntabwo mubyumva. Niba buno ubyuka akareka ukajya kwahirira inka yawe umwana ataranywa igikoma ubwo uri kumva inka itamaze kugira agaciro, ariko nta kindi kibiteye ni imbuto nziza yera. Imbuto nziza zirinda iki? Igiti. Niyo mpamvu muri ubu buzima tugomba kumenya neza ko ukugira ngo ube ku isi ufite ishema uba ugomba kumenya neza ko akaryoshye iyo gasangiwe kagura inshuti. Akaryoshye iyo kageze gato gasangiwe ugwiza iki? Kurundanya uturyoshye ukatwimarira wenyine uba witera abanzi. Niyo mpamvu zimwe zisengwa n'iki? N'ubusambo. Aho umugabo asiga ikiro cy'ubugari bw'umwumbati mu rugo aho akajya kurya muri hoteli playa bitanu yasize abatanu bagiye kurya playa y'igihumbi. Ibyo rero zigasenywa n'iki? N'ubusambo. Ku ngingo ya kane ni imico mibi. Nasomye mu gitabo cyitwa Guide de formation personnelle mu kigo kitubwira ngo qu'est-ce que le mauvais caractère, imico mibi ni iki? Baravuga ngo n'umuntu wese ufite ubuhanga butuma uramererwa nabi. Inzira zose yakoresha bakamererwa nabi, uyu muntu aba ari umunyamico mibi. Umubwira waramutse yikiriza, wareka kumubwira akakwandagaza, wamuha akanga kurya, wamwima agasebanya yuko wamwima, ntagira iburyo n'ibumoso hose abana nabi. Ziya zisenywa n'imico mibi. Ku ngingo ya gatanu ni ugusesagura. Ubuzima muri kureba turimo none habamo ubusore hazabamo n'ubusaza, hakabamo ubuzima hazabamo n'uburwayi, hakazabamo akazi hazabamo n'ubushomeri, hakazabamo ubwenge hazabaho no gusaza kwabo. Ibyo bitaze imbere hari igihe ugomba uburyo bwenge ukamuka neza ukazamuka uri umuhanga ariko umeze nk'imodoka iri kuzamuka umusozi esansi ihari. Ubwenge rero ntabwo ari ikintu kimeze nk'ibuye mutereka mu mutwe gusa ngo bwe kumamuka ujya busaza. Iyo utamenya kubuvomerera ujya bushira. N'ubutunzi niko bumeze. Uzirinde ubutunzi ntukarye ku munsi ibirenze ibyo winjiza ku munsi. Ujye umenya neza ko none ko bukeye ubuzima buba mu ijoro n'amanywa ntugasesagure. Ejo abana batazamenyera umukati bikazasoza babuze n'ikijumba cyo guhekenya kandi byose warabimaze hakiri kare. Arangiza zigasenywa n'iki? N'ubusambo. Ku ngingo ya gatandatu ubwomanzi. Hari abantu barambirwa iwabo bamaze kubaka, yarangiza iwe akamurambira guhora yakirwa hageze akavuga ati ndageze kwa runaka banyakiriza umutobe, ndongera ngeze ahandi banyakiriza umukati wuzuye, ndongera ngeze ahandi banyakiriza urusose, ndongera ngeze ahandi banyakiriza, none hagahora mu nzira iwe hakamubihira. Yarangiza oya zishobora gusenywa n'iki? N'ubwomanzi. Najya kubaka urugo aba agomba kumenya ko muri ako kanya yishyize mu rugo nyine. Nambabwire ngo babimenyereye kandi babizi, inkiri mu rugo ihirika uko bayisohoye. Nikubwiye neza ngo abasore n'inkumi muba murekiriwe hanze, ariko impuzantango zo kubaka urugo ababwiwe ngo ugaragaza ati yinjiye mu gipande arafunze, uzarara uvuze aho uraye urye ubanje kuvuga ko ugiye kurya, ubwo umudendezo ugize ute? Wagomba kujya igera wasanga bahishe ukagira ngo bakaguhamagara ngo bahishije ukanagenda ukarya uraye, ariko muri ruvango beshe indye n'urugo noneho ntabwo ari icyoroshye rero. Mune turamenye tuje uze ko nakurindiraga ngo ndagenda mpamvu ndagenda ubwo birarangiye. Ubwo murazi wo kubaka urugo urazi muzanduka kuko wanduka byarangiye. Niyo mpamvu tubateguza hakiri kare ngo nibura tubibigishe ejo utagera ukigira ngo bisanzwe uko byari bizenze. Hari n'ingeso abantu baba bataziranye hakiri imbere.
hari bita renfraiement mu Gifaransa, mu Kinyarwanda bita kugona. Yarangiza umuntu yaryamye wenyine ntawe mwinuba, ariko iyo umaze kuryama wubatse noneho yarangiza katerpillar yawe yo mu mazuru ukabura yirekuye aragukomanga ati biti, yarangiza ati aretse mbawe uko rutera agakoma. Umunsi wa mbere bihanganirwa, umwaka wa mbere bihanganirwa, yarangiza umwaka wa kabiri ngo niba utabishaka reka nigende. Yarangiza n'ingeso mbi ntoya kandi ni hano mwari ntabwo ari kosa, n'ahantu hari ndetse n'abiyo hirya mu nkanga. Yarangiza udukingo duhari, yarangiza tugasumbana, yarangiza umwuka wahagera agahisa no kuva mu kinogo. None kubw'ibyo ibyo mbese biteye ingorane byari bikwiye kuzitera. Utu duhungu dutaje hano, udukobwa tugenda ahandi, aragenda agahina rwose, ahari ku kiriko bitatu akahashyira kimwe, ahari kujya kimwe akahashyira igice, yarangiza ntihagire uburyo ngo yamara kugera umwaka urangiye ahajyaga amagarama 200 akagana ku gice cy'ikiro. Yarangiza bambabarira abahungu bazigiye baje kubakanga mu mitwe bikase mukore yarakuziritse mu kwezi kumukabona babyushye wongeye sino kwerera kwingi abo rukabagiza ate yisa nyabo tutazasenywa n'iki n'ubwomanzi. Imiryango mibi nayo igisenywa, hari igihe kibaho ugasanga n'ubundi bono barashingira ngo mwababyeyi imwe yaba ari abaherekeje umukobwa n'abasanzwe bafite umuhungu, mubonye abana babi, bizashoboka ariko bose babaye umwe. Ntukagereyo ukomeze gutunga umwana wawe ijisho ngo uwundi umurebe nabi. Ni ibiti bibiri byubatse mu gitabo cyitwa n'ubundi guide de formation personnelle, ngo bashyingiranwa ngo ari ibiti bibiri byubatse ikiraro ngo cyandukirwaho n'imiryango ibiri igahura itarihuje, igahuza itarihuje. Noneho kubw'ibyo birakwiriye ko umaze kumenya neza ngo abonye umukazana, ugabonye urugingo rwa kabiri rw'umwana we, ni des êtres incomplets, ni ibiremwa bibiri bitujuje ibyangombwa ariko bigomba kuzura uko bifatanyije. Kubw'ibyo rero ugomba kubakunda kimwe, tuhaza umwe ngo undi yitwe n'inyota, ukabariza icyo umwe akunda, aho kugira ngo azamare gushyingiranwa ijya kubaza ngo mbe ngo ajya guteka kare. Yarangiza ugatangira kumenya niba umwana wawe yariye ko aje kumukazana yariye. Yarangiza oye umukazana ntabwo ari umukazana mu nyandiko ariko umwana wawe ari ndetse n'urashaka azakumviza munini kandi umukobwa wazaje kumutanga hano. Rero kubw'ibyo niyo nyinshi cyane zisenywa n'imiryango mibi. Mu ngingo ya 8 ni ubukene. Abantu benshi cyane muri iyi si bakunda gukunda ibintu kuruta abantu, maze yarangiza amaze gushyingirwa akabanza yareba murashyingiwe no mu gihe cyiza, aho umuntu afata uruhimbi akarushyira mu kirambi. Ubwo murangije kubera iki sinavuze ikinyarwanda, nasi uruhimbi isaho batereka, none mutereka he? Imutereka muri salo, nasi uruhimbi mu kirambi. Ariko umpamvu ebyiri zatuma mu kirambi, kugira ngo barebe uko bingana, byatuma mu kirambi. Kuko aho ubishyira bitewe n'inzu watuma uzana uruhimbi mu kirambi. Hari impamvu, ntabwo mvuze ko byose bizabirenge, hari ibintu bigira impamvu nguriye sankose. Ntabwo wabona ikintu kitagira impamvu. Ku isi byose bikunze haba ikintu cyose biba bifite iki impamvu. Rero ubukene bajya bavuga ngo bukwerera mpande kaso. Nyamara umuntu ashobora kuba umukene ariko ubwenge yagize ate abufite, unaka umukire nta bwenge yagize ate nta bwenge afite. Hari ibisenywa n'ubukene. Mwatangiye muri kwibwira akazi karahari, mutangira mwibwira ko akazi hari, ari akazi karabura, inka ziranyagwa, inzira senyuka, amafaranga yo gukodesha inzu ikomeye arashira, yarangiza ngo byigenza. Ubwo zikaba zishyire muri iki n'ubukene. Ku ngingo ya 9 mu gusenywa n'uburwayi. Ubuzima muri kureba turimo ugiye nko mu gitabo icyo nazo babwira cyitwa essentiel dans l'évangélisation sanitaire, buri mwaka hapfa abantu 600 bishwe n'umwijima w'igikatu bita hepatite virale. Ariko ku isi abantu babanye nabi mu miryango
babwirana nabi, badaseka, batanezerwa, batabwirana neza, batajya basubizanya neza, baterekeranye, batavugana, badasangira, byateye ibisazi. Ubuno bahagaze kuri miliyoni 400 ku isi. Atari ahandi ahubwo ni mu muryango gusa. Umugabo wananiranywe n'umugore, abana bananiranywe n'ababyeyi, n'ababyeyi babyaye nabi, ni umuntu uvukana n'abafi. Yarangiza bikamuzazanya, ubwenge bukananirwa kubijera, akarwara indwara z'ibisasu. Aho wageze kuri miliyoni 400 ku isi. Indwara zindi z'ibisasu wenda muri kureba ntabwo nshaka kubibabwira byinshi cyane. Vuba cyane muri 2025 umugore uzaba ufite amabere abiri rimwe batarabica bazamuha ingororano yo kwifata neza. Nta kindi kibiteye gusa ari uko atari ibyo kurya bifite inyanya na soya ngo abirye 3 ku munsi, amabere ari kwihigana. None kubwira abagabo benshi cyane bazaba batakigira prostate, bazaba bamwe bihagarikira mu rubavu bitewe gusa no kubirira kurya vuze. Mbese soya irahera mu Rwanda, inyanya zo zirahaba nazo, muri abazaje murandi kabura mazibone. Izo nizo zituma izo ngwara zo zitashobora kumara. Ariko nubwo bimeze bityo, indwara zirakomeza ziyongera. Igihe mvuze ibyo, diabete yo muri 2025 izahitana abantu bangana miliyoni 384 ku isi. Ngo cyane munsi y'ubutayu bwa Sahara. Munsi y'ubutayu bwa Sahara muri Sudani y'Amajyepfo, mu Rwanda, mu Uganda, ni Central Africa, mu Kenya, ni Congo, no Burundi na Tanzania. Ibyo umo nibo bari gukira vuba. Baze mbese bari kujya gukanka bagasanga abandi baragize bati barakize, yarangiza bagapfa kwirukanka mu bintu batandi bari bati amasose, yarangiza inyama z'iniza atazi, amasukari atazi. Yewe bamwe muri bo bahagaze no mu iterambere ryo gufata isukari babashyira mu shyimbo. Abo naho bageze diabete kabiri mu hafi kuvamo. Icyo nashaka kuvuga hano, uburwayi burarekereje impande zose, niyo mpamvu nazo zishobora gusenywa n'uburwayi. Usanzwe ariko ukabona ntabwo uri kuvuga indwara zasenya ingo, ntabwo ari umugambi watumye nshaka kubivuga ngaha. Ku ngingo ya 10 ni izisenywa n'amajyambere. Senywa n'iki? N'amajyambere. Umuntu urakingira muri kumureba mu mve neza nk'abakobwa, ntabwo ari mashuri ntabwo twayiganye n'inyanenga, murabona ko umusaza nta kintu. Umuntu yahawe inzara ngo azishime kandi azabagare. Iyo wongereye Burundi gurugurana uvuze ngo ntuzabagara. Iyo urusize irangi uvuze ngo ntuzabagara. Niyo mpamvu igihe uzagushyingiranwa n'usize inzara ejo ukazabura yo gusiga inzara uri gushaka kugura umuceri, uzasenyuka. Ariko uzarushenwe n'iki? N'amajyambere. Bisaba ibintu byinshi cyane. Uzashaka bakure 100 ugaburira kuri 2, nuyabura ngo bayarebe mu kabati, akabati gasigaye kambaye gusa nk'amaguru, yarangiza bikuyobera. Navuga uti rero akabati kategeka amasahani, ayo wazanye yarashaje, yaratobotse, akugura yandi ntayo. Abantu muri iki gihe cy'amajyambere cyo gutungwa n'imyenda babuze naho bayabaha, babuze n'ibyo bita ingwate. Yarangiza uvuga ati rero ntabwo ari ukunenze ko tuzabwubaka ngize nte gusenywa n'iki. Reka mbabwire nti bamwe ntabwo bemera ko zisenyuka. Ubupfura basanga ngo bigatangwa bavukanye, ubwo barereshejwe cyangwa se amangirente, iyobokamana se cyangwa imiterere bishobora gutuma musabutane. Icyo ni kimwe. Mwavuga ngo reka dushingirize nta kundi. 3, mwahora muhanganye nk'amazi yo kwisura. Yarangiza umwe ngwizi ngo uko zibaho, bamwe bagasaba gatanya. Rero ngana umusozo ntabwo mutinda cyane kuko nababwiye. Reka barangire ibi byose natondekanyije hano, n'ibi bitabo ndashatse gusoma ariko numva nshaka kubyihutisha ngo ngiye kubarangira. Ariko kimwe mu byo nkeneye ko nibura nihutana, mu gitabo cyitwa Intekerezo imico n'umuntu 216 cyangwa nakunda ko buri wese yagerageza kumva, haranditse hagira hati urukundo dukundana ni imbuto isa y'isano tugirana n'Imana. Kugira nubyo bise urukundo mu rugo,
kugira ngo umugabo n'umugore bashobore gukundana biba bikomora ku isoko rigari ryitwa iki imana. Udakunda imana ntiyakunda abantu, utegeranye n'imana ntiyegerana n'abandi, utifuza ibyiza ntabikorera abandi. Urukundo dukunda imana ni imbuto y'isano tugirana n'imana. Turi abagize umuryango umwe kandi turakundana kuko imana yadukunze. Bigereranijwe n'urwo rukundo nyakuri rwejejwe kandi rwatojwe, urugwiro rw'ab'isi rw'amajejuru n'ubucuti bw'agakabyo budafite ubusobanuro impumura kandi ingano. Ugereranyije urukundo umuntu akunda imana rukamutera gukunda abandi, ukabugereranya n'urw'amajejuru n'ubucuti bw'agakabyo budafite ubusobanuro, ni impumurama mu ngano. Gukunda nk'uko Yesu yakundaga bisobanuye kutikaniza no kwiyanga igihe cyose n'ahantu hose, binyuze mu magambo no mu ndoro yuje ubugiraneza. Ndasubiramo, gukunda nk'uko Yesu yakundaga bisobanuye kutikaniza no kwiyanga igihe cyose n'ahantu hose, binyuze mu magambo no mu ndoro yuje ubugiraneza. Urukundo nyakuri ni imico myiza y'agaciro ikomoka mu ijuru, kandi impumuro yarwo igenda yiyongera uko rurushaho gukwirakwizwa ku bandi. Byarantangaje urukundo. Urukundo urarukunda aho kugira ngo rushire ahubwo rugaruke. Ni ikintu kiva kuri isi numvishije ntabwo mbizi niba rukuri. Hariya mu kiyaga cya Kivu habamo gazi, ariko abahanga bavuze ko yicukwe igakurwamo aho yayiri yikuba kenshi. Aho kugira ngo bazayikuremo bayimare, ahubwo bazayikuramo amazi ahinduka gazi. Ubwo mpamvu wayicukuye cyane, ahubwo ikiyaga cyose cyazahinduka gazi. Urukundo ntabwo niko rumeze. Umubyeyi aragenda yajya kugura akenda k'umwana we, yamara kugura agakabutura kuko amukunda, akamara ariko akeneye n'akagofero, akakagura nako atakeneye n'agapira. Yakamubwira ati kwambara utungutu dushaka ko afite akweto gashaje n'amabasha, akajya kukagura. Aho kugira ngo rushire ahubwo rukagira ruti. Urukundo ruvuye ku Mana rwiyongera. Niyo mpamvu yaba twebwe abari aha ngaha ku rwego hari inzego ebyiri. Umugabo ni igiti kimwe hano, umugore ni ikindi hano. Ibyo bafatanya ni duti dutambitse. Bavuga ngo gukundana kwabo kugizwe no gukundana, kubaha Imana, ngo ari ku rwego ruzamukwa no gufatanya gukemura utubazo duto duto. Ni muri iki gitabo cyitwa Pour la vie, page yacu ya 13, gufatanya gukemura utubazo duto, gufatanya akantu kose bakakemura ko bagize bafatanyije. Nicyo gituma bazamuka icyo bita triangle. Imana ikabafasha, buri wese akasohoza ibyo bimureba, ariko kazagera ku ntego nziza. Reka yaba batarazubaka n'uyu warushinze, n'abari kubirota, n'abo zisaziyeho, n'abo zabaye imyenge n'izihengamye, umugambi kugira ngo twubake neza, Imana idushoboze mu izina rya Yesu. Siburi Emmanuel. Je suis originaire du Cameroun. Je suis accompagné ici avec mon frère Omar et Valentin. Nous sommes venus à une conférence qui était organisée en Ouganda. Et tout de suite, même après, nous allons rentrer au Cameroun. Tout de suite, nous allons rentrer au Cameroun. Et lorsque nous avons appris qu'il y a un mariage qui est organisé ici, nous avons voulu en profiter pour acquérir un peu d'expérience. Parce que chez nous, nous n'avons pas encore eu l'occasion d'organiser un mariage qui se fait en conformité avec la parole de Dieu. Parce que c'est une jeune église. Et nous, on avait reçu l'évangile étant déjà mariés. Et nous avons pu acquérir ici assez de conseils utiles pour les mariages de nos enfants, certainement. Même nous qui sommes des vieux mariés, nous avons également appris à travers les enseignements qui ont été dispensés ici. Sans plus tarder, nous voulons vous signifier notre reconnaissance
et notre gratitude pour tout le bon séjour que nous avons pu passer au milieu de nos frères rwandais et ougandais. Nous sommes vraiment satisfaits et que Dieu bénisse tous ces frères et sœurs qui nous ont accueillis sincèrement comme les leurs. Lorsque nous venions ici, nous avons reçu un gros panier de salutations pour toutes les familles et tous les frères et sœurs qui allaient nous accueillir ici. Nous vous les transmettons donc au nom de Jésus-Christ. Que le nom de l'Éternel soit loué. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Rappelez-vous mon nom. Moi, c'est Oumate Valentin. Je suis réformateur au Cameroun. Et les Camerounais aiment parler beaucoup. Les Camerounais aiment les discours. Et pour ne pas arriver là, et je remercie Dieu de nous avoir présentés ici dans cette mariage. Et nous demandons aussi à Dieu de bénir le mariage. Et nous demandons aussi à Dieu d'être avec tout le monde qui sont ici. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Cameroun. Murukoze bahagarariye imiryango za mikoro kugira ngo badusangize insanganyamatsiko y'uyu munsi. Twigisha aradukorera maze kudukorera impano twarayakiye turayitunze. Byongeyeho asaba kugira ngo bagiye kubyereka leta ibaha amasezerano yo kubana. Ubu amasezerano leta yarabasinyiye bakatiyohereza abana baza kuturutsa bahana umunsi wo kumuhekera. Iyo tariki y'umunsi ya 10 mu kwezi kwa 9 2023. Ntabwo amasezerano bagiranye bayicaranye, uyu munsi bahanye akaba twahekeye bakate umugeni yasabye ku mpamvu y'ubupfura bwa bombi akaba ari watwicaga ngaha. Mu by'ukuri Mana yo mu ijuru iduteranije aha turayishimye, kandi uretse ibyo ubivuga ni uko umuntu atera ku mutima wundi twese harakeye ku mpamvu z'urukundo rw'abana bacu. Rero bakate ubutumwa data yatumye ni ukuguhekera twageze amahoro twese uko duhagaze aha. Imana iduhungisha. Murakoze. Muri abavandimwe beza, muri inshuti nziza. Ntabwo nsubira mu rugendo rwo gushimana kw'abana no kuganira kw'imiryango, ahubwo turabashimira mu izina ry'umukambwe Bakate uburyo ibyo mwadusezeraniye mwabishyize mu bikorwa. Uyu munsi mukaba mwaduhekeye umwana w'umukobwa Masengesho twabasabye. Ko musanzwe muri abavandimwe, nakavuze ngo ni urugero rwa Eleyazari bagiye gushakira umugeni Isaka kwa nyirarume ari na se wabo. Nta gitangaza kirimo. Rero muvandimwe Hakamineza,
ubwirire umubyeyi ngamije uti warakoze kubyara umukobwa, warakoze kumurera, warakoze kumuha bakate nk'umukazana we, nk'umukobwa we, kandi azakomeza kukubera umwana ndetse na nkuru nziza. Umwigisha mu kanya aravuze ngo abana bakwiye kumva yuko buri wese ababyeyi b'umwe ari bo babyeyi b'undi, niko kuri, n'abana b'umwe nibo bana b'undi. Nkuru nziza ntabwo azarushya masengesho igihe azaba ashaka kujya guha ababyeyi be umubyizi, kandi ntazamureka ngo agende wenyine, azamuherekeza. Ko batojwe umuco mwiza wo gukunda ababyeyi bose no gufatanya. Bisigaye nk'ababyeyi turabipfuriza imigisha y'uburyo bwose, muzabyare, muheke, muzatume, namwe muzagira igihe mushyingira. Reka nshimire abitorero bw'uyu mwanya baduhaye, kandi nifuza yuko n'amazimano yateguriwe abashyitsi n'abasangwa twese aturyohere, atugwe neza mu izina rya Yesu. Hari ubukwe tugiye gutaha, Mana yacu yo mu ijuru, kuko imeko uyu munsi nawugera, twawutegerezanyije amatsiko menshi, none uraje Mana yacu ushimwe. Ushimwe ko uje habiri, ntibariba si uko hazahinduka umwe, kuko uje nyirazo mwitangira, ni wowe uje wabw'icyubahiro. Shinguru bahawe umunezero, ari gukomezwa n'abaja bakira kumukiza, n'abakabumba imiryango yabo. Bitangira ni wowe ubahuje wabw'icyubahiro. Ishuri rishya rikomeye ntabwo rimenyeka, n'uhora wiga buri munsi, niyo mpamvu uzaza guhora uri maso, kuko iyo utase gahunda wari utsindwa. Ishuri rishya rikomeye ntabwo rimenyeka, n'uhora wiga buri munsi, niyo mpamvu uzaza guhora uri maso, kuko iyo utase gahunda wari utsindwa. Ushimwe wowe utabarire, kuko uje nyiherezo mwitangira, ni wowe wahuje wabw'icyubahiro. Umwana w'intama uzira intege, dore inkwano yatanzwe kera. Umuvumo twazaniwe n'icyaha ugamije gusenya imiryango, aba bana bakabura kwizera, bakabaho batiringiranye. Umuvumo twazaniwe n'icyaha ugamije gusenya imiryango, aba bana bakabura kwizera, bakabaho batiringiranye. Imiryango yacu ni
tukahubaka igicaniro ahantu hose urukundo rw'Imana ruzabibwa hazaba amahoro. Burya urugo rwiza n'ijuru rito ruyobowe n'umwuka w'Imana, iyo gushaka kwayo gusojwe imbuto y'urukundo irakura. Burya urugo rwiza n'ijuru rito ruyobowe n'umwuka w'Imana, iyo gushaka kwayo gusojwe imbuto y'urukundo irakura. Iyo abagize umuryango buri wese amenya inshingano akabizuza mu izina rya Yesu, abo nibo bazarokora isi. Iyo abagize umuryango buri wese amenya inshingano akabizuza mu izina rya Yesu, abo nibo bazarokora isi. Ahoze ntanga amagambo ariko nanjye reka uyu mwanya ngihe icyakora ndaribasabye namwe murakoze kurimpa. Mu by'ukuri uyu munsi w'ubukwe bwa Nkurunziza ndetse na mushiki wacu Masengesho dukunda kumwita Mutoni, tumaze igihe tutegereje, twishimiye ko ugeze. Hashize ibihe tutegereje. Agakobwa kanjye gatoya gafite imyaka nk'itandatu kahengaga bukeye kakajya mu mbuga kakavuga ngo ubukwe bwa Nkurunziza ngo na Mutoni ngo turabararitse ngo mwese, kakongera kakabisubiramo. Ari ukuntu bajya bakora amapublicité y'ibiterane kakabyigana, ariko noneho ndikabikira igiterane cy'Igisenyi cyangwa mu Ruhengeri, ahubwo kati Nkurunziza na Mutoni ubukwe bwabo bwageze turabararitse, kakabisubiramo. Yabikoze ibihe byinshi, ni ikimenyetso cyagaragazaga ko ubukwe bwe tubukeneye. Uyu munsi rero bwasohoye. Nkurunziza ni umuvandimwe wanjye wa bugufi cyane, ise avukana na mama, ariko iyo sano ntabwo ariyo nitayeho cyane njyewe, ahubwo hari indi sano ikomeye mfitanye na Nkurunziza. Yemera Imana kandi yarayikoreye igihe kirekire, amaze nk'imyaka 6 tubana mu rupangu rumwe ari mu murimo w'Imana. Icyo gihe yatanze njye numva aricyo nahaye agaciro gakomeye, ni nacyo gituma uyu mwanya ngiye kumugabira. Rero muvandimwe Nkurunziza n'umufasha wawe Mutoni, uyu mwanya mfite inyana nziza cyane, ndayibahaye izabubakira urugo. Murakoze. Arakantu gato nari nibagiwe, ni tujya twumva ibintu bishimishije hano mu iteraniro, nimujye muvuga ngo amen. Gucurira nta birimo mu rusengero, ntabwo bacurira, kandi hano turi mu rusengero koko. Murakoze. Icyo mvuga kuri Nkurunziza, nabanza gushimira buri wese witabiriye uru rubanza no kuba rutangiye kugeza ku musozo. Umwanya yakoreyemo wari wose Imana izamuhe umugisha. Mbivuze mu izina ryanjye, mu izina ry'ibiko dufite umwanya wo kuza kubivuga, ariko nabimuvugiye Imana izabahuje. Rero ni murumuna wanjye, mfite inyana nayimuhaye. Jya kwinjira mu uyu muryango w'umugorozi, twarinjiranye ari akanya gato na nyina na mukuru na murumuna we tunari kumwe.
muri iri torero yarizi yashaka akazi yajya kugira ngo akabone bazakora ku isabato akabira yiyegurira Imana ndabibona rwose mbona ko byitayeho bituma nishima nanjye ndamufasha kugira ngo tubibanemo yo kuzaba umukristo umubyeyi w'umupagani yinjiramo rwose ubu ndabihamiye n'Imana irabizi kandi ndashaje ariko kuko yangiriye neza nimurebe icyo Imana imugororeye nimurebe aya mazu nimurebe uyu muryango wose ukuganye wamwenye bakati Imana ihabwe icyubahiro mfite inkara yizi ndayimuhaye ndanezerewe kandi n'umuryango wanjye uranezerewe rero mfite impamvu nyinshi nziza twarabanye tuba inshuti tubana no mu murimo w'Imana ariko mu bihe byinshi twabanye yagiye ahura n'intambara nyinshi z'ubuzima ariko sinigeze mubona aganya n'umunsi wa rimwe kandi tukabana ibibazo afite nkabibona ntabimbwire nabibonye agakomera nk'umuntu w'umugabo narabimukundiye cyane none uyu munsi Imana imuhaye umufasha biranejeje Imana ishimwe cyane ubw'ubukwe bwe rero navuga byinshi ariko nanjye we na Mutoni ni mushiki wanjye bose ni abavandimwe kubwo kububakira mbahaye murakoze amen. uriya musaza muze kuvuga ni papa ni nziza ni musaza wanjye ari na murumuna wanjye rero uyu munsi twishimye cyane kandi twanezerewe ni nziza ntabwo yigeze atubera umwana mubi ngo atubere kirara ubu tube duhagaze aha ngaha wenda turi gusobanura ibibi yaba yakoze ahubwo duteranijwe hano n'ibyiza n'ikirori atweretse ubwo rero mpagaze hano mu izina ry'inzu ya mama Mututsikazi natwe twifuje kumuha inyana zamufashe kubaka urugo rushya amen. reka mu gihe ndimo kugira icyo mvuga nsabe timu y'abatekinisiye dufatanyije abatari ku murimo begere hano kugira ngo icyo tuvuga tukivuge turi hamwe reka nsabe n'abandi batekinisiye bato twabanye igihe kinini muri iyo myaka yose begere hano hanyuma tugire icyo tuvuga itangazo rikomeye cyane ntabwo twabona ukuntu tubivuga ariko muri makeya Imana ihabwa icyubahiro iyi ni ekipe yafatanyaga na Nkurunziza mu murimo w'ikoranabuhanga mu by'ukuri twarabanye igihe kinini twarafatanyije yari umurwanashyaka yajyaga dukomeza akagira kwizera kwinshi rero muri rusange hari icyo dushimira Imana gikomeye uyu murimo w'Imana nk'uko benshi bawuzi nta bihembo bya buri kwezi usibye ingororano Imana itanga benshi bagiye bamuca imigani se umuntu nkawe uvuga ngo ukoreye Imana nta bihembo uzashyingirwa ute uzubaka ute bakamucira imigani uzakura hehe inkwano mu by'ukuri gisa nk'ikibaye igituzi kuri we dore urakuze ibyo byose ariko ntabwo byigeze bimucogoza ntabwo byigeze bimuca intege yarakomeje ubu ngubu ibi ngibi turimo kubona ni ishimwe rikomeye dushimira Imana n'itorero ryayo izina ryayo rihabwa icyubahiro rero ntabwo turi buvuge twese ahubwo njye na bagenzi banjye duhagaze hano dushima Imana kandi n'impano twateguye ntabwo twayizanye hano turaza kuyimugezaho ariko by'umwihariko turagira ngo mudufashe gushimira Imana yongeye kwihesha icyubahiro kugira ngo ibereke igaragarize bose yuko uwayikoreye atigera yikorera amaboko
n'abandi batoya basore bagifite ishyaka ryo gukorera Imana muzayikorere ntacyo muzayiburana. Niryo shimwe twagira ngo dutambutse. Murakoze. Amen. Ibishimwe bikomeye. Ndumwe mu bantu bashima gake. Ako bakate njye nawe mutoni yuko abonye umugabo mwiza kandi umukirisitu utari umunyedini. Rero mfitiye inyana ndayimuhaye. Amen. Yantumye ubutumwa bwiza kandi bushimishije. Ubwa mbere namaze kubugeza mu mitima n'ubwenge bw'abavandimwe turi hano. Icya kabiri, Nkurunziza n'amasengesho ku byishimo data afite uyu munsi, yongeye kuntuma ubutumwa y'uko ku mpamvu y'ukubaka urugo rwabo abahaye inyana. Murakoze. Amen. Ko yatubanye ikaturinda ndetse no mu igena ryayo igatuma ibihe bibaye ubu ngubu ubukwe bwa Nkurunziza bakate buba uyu munsi, izina ryayo rihabwa icyubahiro. Amen. Nkurunziza twarakoranye umurimo w'Imana na n'ubu turacyawukorana, ni inshuti yanjye cyane. Byongeyeho ngo cyane tujya tuganira, akampa inama nyinshi, akankomeza, kandi nk'uko Justin wavuye aha ngaha yabivuze, ni umuntu utajya wiganyira, ahubwo ni umuntu uhora uzi kunyurwa n'uko byaramutse. Rero twishimiye kubana nawe. Bwa mbere ibyo nishimwe bya mbere mu bintu nifuzaga, nkumva mbishaka cyane, nifuzaga ko uyu munsi uba uyu munsi wa bakati. Rero Imana ishimwe kandi izina ryayo rihabwa icyubahiro. Icya kabiri, ngira ngo amazina yanjye ni Elia Nsabiyera. Nanone hari umuryango tubanamo witwa Inshuti Zihoraho, Friends Forever. Turi abantu b'inshuti z'abakati cyane, tujya tubana mu bihe, yaba ibyiza byacu turabisangira, yaba n'ibyago kuko byose bibaho mu buzima tukabisangira. Rero natwe nka Friends Forever twaneshejwe cyane n'uyu munsi, n'ubu bukwe Imana yatumye ko buba. Mu munezero dufite, bwa mbere Imana niyo yubaka rugakomera, izabubakire, ariko natwe mu bushobozi bwacu bakate n'umufasha wawe tubahaye inka, nimuhuguka muzaza tuyibacyurire. Amen. Mutoni, nanjye mfite amashimwe kuri uyu munsi wabo bakoze ubukwe. Ngira ngo Mutoni ni mushiki wanjye ankurikira ubwa gatatu, nawe agakurikirwa n'abandi barumuna be babiri, akagira n'umuhungu umwe, aba ari mukuru wabo. Ni abana mbereye mukuru wabo kandi bakambera barumuna banjye. Ni abana nshima ko ari abana bitwaye neza. Ikigaragara ni uko nk'ubu ngubu aba atweretse umunsi mwiza nk'uyu nguyu. Reka ko ikintu cya mbere cyiza kibaho iyo umubyeyi yabyaye abana baberaho kwaguka, na wa muryango bakomokagamo nawe ukaguka. Iyo umubyeyi ashingiye aba yungutse kabiri, agira umwana ashingiye akunguka n'uwo bashyingiranye. Ubwo mu muryango w'iwacu kwa papa na mama twungutse bikomeye cyane. Ikindi ngira ngo kubaka urugo ni umugisha. Hari umwigisha wavuze ngo hari n'ababirota, urota neza n'ukabya inzozi. Ngira ngo Nkurunziza na Mutoni inzozi zabo bazikabije, umwe yari uwe ku giti cye n'undi ari uwe ku giti cye. Ngira ngo ubu bombi babaye umwe. Aba nifuza ko nasaba, sinshobora gutanga umugisha, umuntu atanga icyo afite, ariko umuntu ashobora gusabira abantu icyo yifuza cyiza. Basabiye rero umugisha ku Mana, Imana izabubakire, bazagira urugo ruhire. Amen. Mu byo mfite rero nka mushiki wanjye na Nkurunziza nka muramu wanjye, mfite inyana ndayibahaye. Amen. Ni inshuti yanjye, twagiye dufatanya n'umurimo mu gihe kirekire, ariko ndamukunda
nubwo ntajya nkunda kubigaragaza cyane ariko ndamukunda kandi Imana izamuha umugisha nubwo atangiye Imana izagukomereze. Mutoni hari aho twagiye tubana muri groupe za WhatsApp zagiye ziza, ariko Imana izamuha umugisha n'abandi bakobwa bazabe nka Mutoni. Ntabwo nabitindaho, abandi bagiye babivuga, njye ntabwo mfite igikuyu nororeramo, nta nka mfite, ariko hari ubwo tujya twororera kuri banki kuko niko biba byarahutse. Rero nta nubwo nzi agaciro k'inka aho bigeze ubu ngubu ngigura ngahe, ariko birashoboka ko wenda hazavamo inyana muri ayo ngayo. Rero Imana izakubakire, uri imfura, twarabanye, ntacyo utadukoreye, nta n'icyo twakwicuza. Ejo niho twahoze tuganira turi kuvanga uburagiye, hari igihe utazongera kuza ngo dusangire, uzajya ubanza gusaba uruhushya. Numvisha babyigisha biradutungura, ariko ntabwo tuvuga ko tubuze umuntu ngo aragiye, Mutoni azajya amubabarira rimwe na rimwe aze atazasangira, kuko agendeye ko akazajya aryiwe gusa, natwe twazahindura icumbi tukaba tujya kuryiwe. Rero warakoze, Imana izaguha umugisha. Muri ubwo bushobozi Imana nimara kubyemera mumaze gutekana, ntabwo nzi uko inyana igura, ariko nanjye nzayibasohoreza. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Njyewe ndamuzi, twabanye turi abana kugeza na n'uyu munsi. Inkuru nziza uzakomereza aho ngaho, uri imfura, ukunda Imana kandi Imana irabigaragariza buri wese. Si ubwa mbere ngo uhaye inka, kuri uyu munsi rero w'ibyishimo sibwo nabura kuguha ifite inyana ndayiguhaye. Imana yashohoje amasezerano yabo, ntabwo icyubahiro. Nk'uko abandi rero bari gutanga impano, nanjye mpagaritse aha ngaha ni ukugira ngo nshyigikire urugo rwabo, nanjye mfite inka tuyisangire. Amen. Mfite n'ubutumwa, umuntu ntabwo abonye ko aza hano, agize gahunda yihuse. Inkuru nziza ntakwitwa Imana, navuze ngo kubw'umunezero w'ubukwe bwanyu, nawe ngo abahaye inyana. Amen. Kandi iyo nyana ni njye yifite, nijye yiragiye, ejo n'ejo bundi muzaze muyicyure nimara kuruhuka. Murakoze. Amen. Abantu mwatanze impano zanyu, zaba izigendanwa n'izitagendanwa, mwakoze kubaka urugo rwa Nkuru Nziza na Mutoni, kwari kugira ngo ruzabe rwiza. Imana yabashyizemo uwo mutima, yakoze cyane, icyubahiro. Buriya hari ukuntu umuntu yigirira amahirwe mu buzima, navuga wenda muzehe arabivuze ati murebe mwene Bakate ukikijwe n'aba bantu bangana batya. Uriya musaza afite imyaka 89, arabura umwaka umwe akuzuza imyaka 90. Umuntu ugeze muri iriya myaka akabonye ubukwe bw'umwana we, ari uriya musaza agize umugisha, ari n'uriya musore nawe agize umugisha. Gusa Nkuru Nziza yari afite inzozi nziza zo kubaka urugo, habaga nk'iyo. Ubundi mu miterere ye ntabwo akunda kurya, nta nubwo akunda kunywa. Abantu benshi rimwe usanga bakunda kurya cyane ariko badakunda kunywa. Ubu abandi ugasanga bakunda kunywa ariko badakunda kurya. Nkuru Nziza we yaranyebereye, ibyo byombi ntabwo abikunda. Akunda gutekereza cyane, akunda no gutega amatwi ibitekerezo by'abantu baba bagiye babaho, kuvuga ibisigo n'amateka. Ariko hari igihe mu rugo bwabaga bwakeye neza, twariye neza, nuko Nkuru Nziza ukumva agacishije ngo mureke, ngo Mutoni ngo reka aze. Ukabona ko Mutoni naza kwa Nkuru Nziza bazahora barya neza buri munsi, barya neza buri munsi. Rero ibi byose mukoze mushyigikira urugo rwe, ni ukugira ngo za nzozi ze zisohore, bazahore barya neza.
Nkurunziza rero twifurije ishya n'ihirwe mu rugo rwawe rushya rwashinzwe uyu munsi, ariko ibi byose mubikesha kubaha Imana, muzakomeze muri uwo murongo mwe kuzayireka nayo izagumana namwe mu izina rya Yesu. Reka duhamagare korale y'abantu b'inshuti za Mutoni, badusabye kubaha indirimbo. Impanuro babaye muzikomeze, muzafatanye mwubake rukomere. Abaturanyi bo muzaturana, bazagirire imigisha. Inshuti n'abavandimwe ndetse n'abashyitsi bazabona uburuhukiro mu rugo. Abaturanyi bo muzaturana, bazagirire imigisha. Inshuti n'abavandimwe ndetse n'abashyitsi bazabona uburuhukiro mu rugo. Ababyeyi banyu barabyemeye, imiryango yanyu irabisinyiye ko mugiye kubana akaramata. Muramenye ntimuzabazanye. Ababyeyi banyu barabyemeye, imiryango yanyu irabisinyiye ko mugiye kubana akaramata. Muramenye ntimuzabazanye. Abaturanyi bo muzaturana, bazagirire imigisha. Inshuti n'abavandimwe ndetse n'abashyitsi bazabona uburuhukiro mu rugo. Abaturanyi bo muzaturana, bazagirire imigisha. Inshuti n'abavandimwe ndetse n'abashyitsi bazabona uburuhukiro mu rugo. Ubura amasure barumuna n'abasaza bawe bageze hano, abizera twese tubifurije kuzabyara abahungu n'abakobwa. Ubura amasure barumuna n'abasaza bawe bageze hano, abizera twese tubifurije kuzabyara abahungu n'abakobwa. Abaturanyi bo muzaturana, bazagirire imigisha. Inshuti n'abavandimwe ndetse n'abashyitsi bazabona uburuhukiro mu rugo. Abaturanyi bo muzaturana, bazagirire imigisha. Kandi n'itariki iregereje, hari ubukwe tugiye gutaha bw'umwana w'intama uzira inenge. Dore inkwano zatanzwe kera, kandi n'itariki iregereje. Utazaba utahaza bameze ate kumukana. Mu izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Nta kindi twabasabira ni ukubasabira umugisha uva ku Mana, urugo rwabo ruzakomere runezeze Imana, kandi bazahabwe n'ubugingo buhoraho. Tugiye kuririmba indirimbo ya 35 maze dusenge. Turahagarara kandi twese turirimbe abazi iyi ndirimbo. Inshuti muva mu ijuru nisunze amaboko y'iteka, ntuza amahirwe mbonye.
maboko y'iteka nzangiza ndokora amakuba yose nziza nisunda amaboko y'iteka nezezwa nuko Yesu anyobora nisunda amaboko y'iteka nunguka ishimwe ngakiranuka nisunda amaboko y'iteka nkiza nokora amakuba yose nkiza nisunda amaboko y'iteka ntabwo wamfite cyiza gahinda nisunda amaboko y'iteka Yesu yatuganire nisunda amaboko y'iteka nkiza ndokora amakuba yose nkiza nisunda amaboko y'iteka baraturemye dushyira mu isi twereka ibyiza birimo n'ubukwe uyu munsi abana bawe bashinze umuryango turakwinginze ngo uzakubahishe mu isi uzabahe imigisha y'uburyo bwose azakore ibyo ushaka n'ibyo wishimira maze twese icyarimwe nidukomeza kugendera mu nzira yo kurera no gukiranuka tuzacyurirwa mu bwami bwawe umunezero w'ibirori w'uyu munsi data mwiza uzaduhe n'amahirwe yo kuzasangira nawe mu bwami bwawe tugiye kuva aha ngaha ndakwinginze ngo abafate ingendo ndende n'ingufi wayobore kandi ubwo tugifite n'urugendo rurerure rwa gikristo uzarinda buri wese gucogora uzaduha amaherezo meza tubyamaje mu izina rya Yesu amen nagize maraso yamenye igorogota arahagije ku mugeni uzi ubwenge kandi ntawaheza muri ubwo bukwe keretse udafite umwenda w'ubukwe azaba umunezero utangaje kuba menshi bishura mu maraso ye asabaranga tubifurije kuzataha ubukwe bw'umwana w'intama utazabutaha azaba ameze ate kumukwe ntako atagize maraso yamenye igorogota arahagije ku mugeni uzi ubwenge kandi ntawaheza muri ubwo bukwe keretse udafite umwenda w'ubukwe azaba umunezero utangaje kuba menshi bishura mu maraso ye mbese abaranga tubifurije kuzataha ubukwe bw'umwana w'intama
ko dushimishwa n'ubukwe bwo mu isi kandi ari igishushanyo cy'ubw'ijuru murebe igihe Yesu azavuga nguyu ni we mugeni nakunze ko dushimishwa n'ubukwe bwo mu isi kandi ari igishushanyo cy'ubw'ijuru murebe igihe Yesu azavuga nguyu ni we mugeni nakunze utazaba utahaza bameze ate kumukwe ntako atagize maraso yamenye igorogota arahagije ku mugeni uzi ubwenge kandi ntawaheza muri ubwo bukwe keretse udafite umwenda w'ubukwe azaba umunezero utangaje kuba menshi wishura mu maraso ye gusa barahanga tubifurije kuzataha ubukwe bw'umwana w'intama utazaba utahaza bameze ate kumukwe ntako atagize maraso yamenye igorogota arahagije ku mugeni uzi ubwenge kandi ntawaheza muri ubwo bukwe keretse udafite umwenda w'ubukwe azaba umunezero utangaje kuba menshi wishura mu maraso ye gusa barahanga tubifurije kuzataha ubukwe bw'umwana